ndagushimye witeka kuje komora imitima y'abantu benshi bari barakomeretse, kuje kurenganura bari bararenganye. Izina ryawe Kristo nirihabwe icyubahiro. Ndagushimye, ngaho nubaremera amashimwe, bakubona uko bwije nuko bukeye, ubaremera amashimwe, ubagirire neza. Mana, iri jambo unyemerere urireba wese abona umugisha wawe, kandi byamuburanyaga n'ibyamurenganyaga bikurweho. Urakoze kubyumvise, senze nizeye ko wiyubahishije, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen, amen. Imana ibihinduye imfabusa, Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Nagira ngo nkubwire ngo komera, kuko Imana mbonye igaruka ku bantu bayo. Mbonye Imana igaruka ku bantu bayo, mbonye Imana irenganura abakobwa, mbonye Imana irenganura abasore, mbonye Imana irenganura abagabo barenganye, mbonye Imana irenganura zonegere botayasire, ababyeyi barenganye. Mu rugo rwawe urangwa ukangwa kuko wageze muri urwo rugo, bakavuga ngo ntibagushaka, bakaguhimbira ibinyoma. Ariko Uwiteka, mbonye Imana ikurenganura wa mubyeyi we, mbonye Imana ikugarukaho, mbonye Imana ihindura amateka. Ukomere rero, mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Muririmbyi yaravuze ngo isi nibwo yavaho ijuru rikavaho, ngo ariko uwizera wese ngo azabona ayo masezerano. Uwizera azabona amasezerano y'Imana. Icyo Imana yavuganye nawe ntawe ugomba kugihindura, nubwo bagihiga bakakirwanya. Ndumva ari imfashije. Hari igihe abantu bajya bategereza inkuru mbi kuri wowe, hari igihe abantu bajya bategereza ko babwira ngo nasebye, ariko Imana igaseruka nk'Imana. Bya bindi bari bategereje bakabitegereza bakabibura, ahubwo bakumva inkuru nziza kuri wowe, bakumva amatangazo meza bari bamanitse amabi. Hari Imana mu ijuru, hari Imana ngo umva yewe urengana we, umva yewe urengana ngo ugasinda ngo utanyoye vino, umva uko Uwiteka avuze. Imana irahagurutse, Imana ije kukugirira neza, Imana ije kukurengera, Imana ije kugutabara. Imana hari ibintu ikoze, hari ibintu ikoze, hari amatangazo Imana imanuye. Imana irakurenganuye, Imana ishimwe. Hagarara mu kazi nubwo uri kugahuramo n'intambara, nubwo uri kubona ko bikomeye. Hari abari kukurenganya, hari abari kukugambanira, hari abari kukugerekaho ibyaha utakoze, ariko Imana muri ako kazi kuko ariyo yakaguhaye iragushyigikiye. Hagarara, Imana ije kukurenganura. Imana ije kukurenganura, Imana ije kukugirira neza. Hagarara ukomere, hagarara ushikame, Imana ije kukugirira neza. Muri ubwo bucuruzi uracuruza, ishyaka kawe urimo bagomba kukagukuramo. Baravuga ngo nta kindi twakora usibye kumugambanira tukamurenganya. Urangije uraceceka, warabimenya ariko uraceceka. Nubwo wacecetse, Imana nticecetse ku buzima bwawe. Nubwo wabyihoreye, Imana irahagurutse, ntabwo ibyihoreye. Iravuze ngo umva yewe urengana we, ngo ugasinda utanyoye vino. Barakurenganyije wa mukobwa we, baravuga ngo ntuzakora ubukwe, bakuhimbira ibyo wakoze n'ibyo utakoze kugira ngo bice ubukwe bwawe. Imana yarabibonye, Imana irahagurutse, Imana ije kukurenganura, Imana ije kukugirira neza. Dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinyweraho ukundi. Ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
Imana ishimwe cyane ngo Imana ikwatse igikombe cy'ibidandabiranya. Imana yabonye kurengana kwawe, Imana yabonye agahinda, hari ukugirira neza itanze, Imana hari ubutabazi itanze. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ikugirire neza, Imana igufashe hahandi mu mubabaro wari uri, hahandi muri za ntambara wari uri, udafite uwo kukuvuganira, udafite uwo kukurenganura, udafite uwo kukugirira neza. Imana irahagurutse, Imana irahagurutse, Imana irahagurutse ije kukugirira neza, Imana irahagurutse ije kugutabara, Imana irahagurutse ibyawe byari byaranze. Imana yewe biremeye kuko Imana ivuze, kuko Imana iguhagurukije, kuko Imana ikurenganuye, biremeye. Hagararamo neza, izere iyo Mana, hahandi wacecetse ukabyihorera, noneho Imana ngo niyije kuvuga. Haleluya! Iyo Imana ivuze byose biremera, iyo Imana iburanye ntawe utsindwa, kuko ariyo iba yakuburaniye. Hagararamo neza, ngo umva yewe urenga. Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Bakunzi b'Imana Irahari TV, turabakiriye, turabasuhuje aho muri hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, diaspora by'umwihariko turabakiriye kandi turabashimira ku nkunga mudutera y'amasengesho ndetse no kudushyigikira. Uwiteka Imana abahereza umugisha cyane kuri uyu munsi wa none. Hanyuma nk'uko muri kubibona imbere yacu hari umukozi w'Imana, ntabwo twari tumuheruka mu cyumweru gishize, nibwo twamwakiriye kandi ikiganiro yaduhaye cyari kiza cyane. Niyo mpamvu twongeye kumutumira kugira ngo yongere kugaruka kuganiriza abakunzi b'Imana Irahari TV. Turakwakiriye umukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane, turashima Imana. Ati amakuru ni meza cyane, turashima Imana. Hanyuma mukozi w'Imana, wari umaze iminsi uri mu duki? Ko nari maze iminsi ntari kukubona hafi yanjye cyane. Ntatwo nari maze iminsi ndwaye ntameze neza, ariko Yesu yarankijije ndamushima. Imana ihabwe icyubahiro. Nibyo, Yesu yaragukijije kandi nawe urimo uramushimira. Ni nayo mpamvu wemeye kuza gutanga umusanzu kugira ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo, ab'iki gihe bakeneye kurya mu buryo bw'umwuka, ugira icyo nawe, ugira ifunguro ubagenera kuri uyu munsi wa none. Bidatinze reka ngusabe, banza usenge Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana ishoboye byose. Turagushimye ko wabanye natwe, turagushimye ko waturinze, turagushimye ko twavuze bikemera, tukagenda bikemera. Zina ryawe Kristo nirihabwe icyubahiro. Mana turakwinginze ngo iyi saha n'uyu munota ubane natwe. Wemeye ko tuvuga ijambo ryawe Uwiteka, nyemerera tuyoborwe nawe. Ntabwo ari twe Uwiteka, ahubwo izina ryawe ariryo rihabwe icyubahiro. Unyemerere ijambo tugiye gutambutsa, unyemerere ryomora imitima y'abantu benshi, unyemerere rikomeza abantu benshi, rigira aho ribavana kandi rigira aho ribashyira. Mana turakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera ari utugota. Mu izina rya Yesu Kristo ubane natwe cyane, imbaraga zawe zituzenguruke. Turakwinginze kugira ngo Uwiteka uhe umugisha abantu bagiye kumva ijambo ryawe kandi ubagirire neza. Urakoze kugiye kubana natwe, urakoze kugiye kutwiyereka. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti dusenze twizeye, amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro niguha umugisha. Rebeka, amen. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Ndabibona warakize. Ariko hari ikibazo nshaka kukubaza mbere yuko twinjira mu buhanuzi Uwiteka Imana yaguhaye.
muri iyi minsi maze iminsi ngenda ahantu hari abantu benshi cyangwa se agatsiko k'abantu cyangwa se telefone nakira bambwira bati dore kuri social media abakozi abiyita abakozi b'Imana, reka nkoreshe iyo mvugo kuko nabo niyo bavuga, baravuga bati abantu bari kuri social media biyita abakozi b'Imana kandi atari abakozi b'Imana. Uyu munsi wa none wari waririnze kujya kuri social media, none turi kukubona kuri social media. Ese wowe waba ugifite agakiza cyangwa nawe wabaye nka babandi? Nuhe mucyo watanga ku bantu bari kukubona kuri social media kandi batajyaga bahakubona? Murakoze. Ngewe uko mbibona nari naririnze kujya kuri social media, ariko nta kindi. Buriya igihe kigira igihe cyacyo. Uyu munsi byemeye ko njya kuri social media, ariko kujya kuri social media mbanze mbasobanurire neza, ntabwo biba bivuze ko umuntu yapaganye. Cyane cyane ko tuba turi kuvugiraho ivugabutumwa rigera ahantu hose, ahubwo umuntu ku giti cye, ese ujyanye y'iki, ese urimo uritwara gute? Ndagira ngo hariho abantu bajyaho bagiye kuvuga ibintu bitandukanye, ariko ngewe ngiyeho kuri social media kuko Imana yabyemeye kuvuga ijambo ry'Imana. Kandi nizeye neza ko Imana ikigikiye. Ku bwanjye mba numva nafatana mikoro nkajya mu muhanda nkavuga, kubera ko kuri social media, kuri kamera urebwa n'abantu benshi. Iyo uvuze ijambo ry'Imana tujya tubona abantu benshi baduhamagara, akavuga ngo narindushye, akavuga ngo narindemerewe. Ni ukuri kubwira ijambo, ndafashijwe kubwira ijambo, ndumva nongeyewemo imbaraga kubwira ijambo, ndumva mfashe icyemezo, ndahagurutse ngiye gukorera Imana, nongeye nsubiye mu bihe byiza, nkumva mu mutima wanjye rero ndanezerewe cyane. Iyo mbonye umuntu ampamagara ambwira ngo ijambo wavuze, ijambo Imana yakunyujijemo ninjye wabwiraga, nafashe icyemezo iki n'iki, numva nezerewe Imana cyane, numva nishimye cyane, bikantera kuvuga ngo rero kujya kuri social media ntabwo ari icyaha, ntabwo ari icyaha, ahubwo wowe ni wowe wiyizi, ugomba kwikontorora. Nimba uri mu mwuka w'Imana bizagaragara, nimba utanarimo n'umwuka w'Imana nabwo bizagira ute, bizagaragara. Ariko ntabwo tuba twacitse intege cyangwa ntabwo tuba twavuye mu byizerwa, ahubwo ubu nibwo tugiye gukora umurimo w'Imana, ukarebwa ahantu hose, abantu bakihana, abantu bagasubizwamo imbaraga. Murakoze cyane. Ntabwo tuba twacitse intege, ntabwo tuba twaguye, ahubwo nicyo gihe cyo kuvuga ubutumwa bwiza bukagera hose kure. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Nuko dutangira ibiganiro byacu kuri Imana Irahari TV. Hanyuma nkuko mubibona ni Nyirarukundo Gloria Rebecca, mumaze kumumenya. Rebecca, turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo tugezeho icyo Imana yagushyize ku mutima, kuko wavuze ngo biterwa n'icyo umuntu agiye kuhakora. Bisobanuye ngo ushobora kuba wowe noneho uje gushyiraho itafari ryawe, kumbure ibitari bimeze neza bimere neza, ibyari bigoramye ubigorore. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'imigisha iva ku Mana ibane nawe. Karibu mu butumwa Imana yaguhaye. Murakoze cyane. Tunejejwe n'Imana mu mutima ko yemeye ko tuba twicaye aha turi kuvuga ijambo ry'Imana. Na gusaba ukansomera muri Yesaya igice cya 51 ku murongo wa 21 ugeze 23, twumve icyo Umwami Imana yaduteguriye. Reka dusome ijambo ry'Imana, Yesaya 51 igice cya 21. Yesaya 51 ku murongo wa 21. Yesaya 51
turasoma umurongo wa 21. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero noneho umva ibi, yewe urengana ugasinda utanyoye vino, umva iby'Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo iti. Imana ishimwe. Ngumva yewe urengana ugasinda utanyoye vino, ngumva iby'Uwiteka Imana yawe ivugana nawe aya masaha. Ngumva yewe urengana. Imana yararebye iritegereza. Imana yararebye ibona ko warenganye. Imana yararebye ibona ko bakubeshyeye. Ariko noneho ijambo ry'Imana ratubwiye ngo umva yewe urengana ngo ugasinda utanyoye vino. Imana ishimwe. Amina. Iti, dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinywaho ukundi. Imana ishimwe cyane. Ngo dore Yesu akwatse igikombe cy'ibidandabiranya. Imana yarabirebye ibona ko warenganye. Imana yarabirebye ibona ko wababaye. Bakurenganyije mu kazi uraceceka urabyihorera. Ariko nubwo wabyihoreye Imana yarabibonye nshuti yanjye. Bakurenganyije mu muryango Imana urabyihorera. Ariko nubwo wabyihoreye, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo umva yewe urengana ngo ugasinda utanyoye vino. Haleluya. Ngumva iby'Imana ivugana nawe. Ngumva iby'Imana iburana urubanza rw'abana bayo. Imana ije kukuburanira. Imana ije kubana nawe. Imana yarabibonye ko bakurenganyije, urangije uraceceka urabyihorera. Ariko nubwo wacecetse igihe kirageze, Imana irahagurutse ije kukurenganura. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo umva yewe urengana ngo ugasinda utanyoye vino. Hari igihe urengana ukabura ikintu uvuga. Hari igihe umuntu akurenganya ugaceceka ukabura ikintu wamubwira, ukumva urababaye mu mutima wawe. Ariko Imana irahagurutse aya masaha, yanze agasuzuguro k'abakurenganyije. Usigaye ugenda udandabirana, usigaye ugenda wumva ufite umubabaro mu mutima wawe kubw'abantu bakurenganyije. Ariko Imana irahagurutse. Imana ije kukugirira neza ngo ikwatse igikombe cy'ibidandabiranya. Imana ikuyeho ibibazo byari bigutsikamiye. Imana ikuyeho amagambo bari barimo barakuvuga. Imana ikwatse igikombe cy'ibidandabiranya. Imana ishimwe cyane. Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo abantu bakamufataho ijambo. Hari igihe umuntu asenga abantu ntibemere ko asenga. Hari igihe mu muryango abantu bagufataho ijambo. Hari igihe mu rugo rwawe bakurenganya bakagufataho ijambo. Ariko Imana irabyanze. Aya masaha Imana irambwiye ngo nkubwire ngo Imana yabonye kurengana kwawe. Imana yabonye agahinda kawe. Imana nubwo wagiye kuburana bakakurenganya, ariko Imana yarabibonye. Niyo mpamvu ijambo ryayo ritubwiye ngo umva yewe urengana ngo ugasinda utanyoye vino. Bakoze inama babona akazi kawe urimo bagomba kukagukuramo. Baravuga ngo nta kindi twakora usibye kumugambanira tukamurenganya. Urangije uraceceka, warabimenya ariko uraceceka. Nubwo wacecetse Imana nticecetse ku buzima bwawe. Nubwo wabyihoreye Imana irahagurutse. Ntabwo ibyihoreye, iravuze ngo umva yewe urengana we ngo ugasinda utanyoye vino. Barakurenganyije wa mukobwa we. Baravuga ngo ntuzakora ubukwe. Bakuhimbira ibyo wakoze n'ibyo utakoze kugira ngo bice ubukwe bwawe. Imana yarabibonye. Imana irahagurutse. Imana ije kukurenganura. Imana ije kukugirira neza. Dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinyweraho ukundi. Ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga,
bakakubwira bati rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ikwatsa igikombe cy'ibidandabiranya. Imana yabonye kurengana kwawe, Imana yabonye agahinda kawe. Wararambaraye bakugenda hejuru, barakuvuza urabyihorera, barakurenganyije urabyihorera, barakurwanyije urabyihorera. Ariko Imana iravuze ngo icyo gikombe cy'ibidandabiranya ntabwo uzongera kukinyweraho ukundi. Imana ishimwe. Mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana ikiza, mu ijuru hari Imana ireba kurengana k'umuntu ikamurenganura. Imana iri kuvugana nawe, yabonye umubabaro wawe, yabonye agahinda kawe, yabonye ko wabuze ijambo abantu bakurenganya, yabonye ko wabuze agaciro abantu bakurenganya. Ariko Imana iravuze ngo icyo gikombe cy'ibidandabiranya ngo ntuzongera kukinywera ukundi. Haleluya. Imana ishimwe. Icyo gikombe ngo ntuzongera kukinyweraho. Bakuvugaga bakagenda, bagusebyaga ukabihorera, ariko Imana irahagurutse. Imana ije kukugirira neza, Imana ije kukurwanirira, Imana ije kukuneshereza. Ngo barangiza bakagerekaho agasuzuguro, bakakubwira ngo rambarara. Ngo rambarara, ngo niturangiza ngo tukugende hejuru. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Humura, mu ijuru hari Imana. Humura, mu ijuru hari Imana yabonye ko bakurenganyije. Humura, mu ijuru hari Imana yabonye ko wanzwe bakurenganya. Humura, mu ijuru hari Imana yabonye ko warenganye. Imana iraje. Usigaye ugenda, ukagenda nk'uwanyweye vino kandi ntayunywa, ariko Imana yarabibonye. Imana yabonye umubabaro wagize mu mutima. Imana yabonye ko utigeze wirwanirira, niyo mpamvu ihagurutse nayo ije kukurwanirira. Ngo ntabwo izemera bakomeza bakugenda hejuru. Imana hari ahantu iguhagurukije muri cya gisuzuguriro bakurenganyaga, muri kwa kuvuga bakuvugaga. Imana ibikuyeho. Niyo mpamvu ivuze ngo ntabwo izongera kwemera bakugenda hejuru. Wararambaraye baragukandagira, wararambaraye barakurenganya, ariko Imana nshuti yanjye irabyanze. Wa mukobwa we, ntabwo izongera Imana kwemera bakurenganya. Wa mubyeyi we, ntabwo Imana izemera bakurenganya. Wa mugabo we, ntabwo Imana izongera kwemera bakurenganya. Imana ije kukurenganura. Waraburanye kandi uri kuburana mu kuri, ariko urarenganwa. Urubanza rwawe ruta agaciro, ariko Imana iraje ngo umva yewe urengana, ngo ugasinda utanyoye vino. Yesu arahagurutse aje kukurenganura. Yesu arahagurutse aje kukugirira neza. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Imana ikugirire neza. Ndi kubona Imana iri kurenganura abantu benshi. Ndi kubona Imana igaruka ku bantu bayo. Zonegere botayasire. Ndi kubona Imana hari ibintu iri gukora, hari imibabaro Imana iri gukuraho, hari ukurenganwa Imana iri gukuraho. Ibyawe byarapfuye kubera ko warenganijwe, ariko Imana iraje. Muri bizinesi yawe barakugambaniye, ntiyagenda neza, urarenganwa, uraceceka, urabyihorera, ariko Imana iraje. Hari amahirwe itanze, hari ukugirira neza itanze, Imana hari ubutabazi itanze. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ikugirire neza. Imana igufashe hahandi mu mubabaro wari uri, hahandi muri za ntambara wari uri, udafite uwo kukuvuganira, udafite uwo kukurenganura, udafite uwo kukugirira neza. Imana irahagurutse.
Imana irahagurutse, Imana irahagurutse ije kukugirira neza, Imana irahagurutse ije kugutabara, Imana irahagurutse ibyawe byari byaranze, Imana yewe biremeye kuko Imana ivuze, kuko Imana iguhagurukije, kuko Imana ikurenganuye, biremeye. Hagararamo neza, izere iyo Mana, hahandi wacecetse ukabyihorera, noneho Imana ngo niyije kuvuga. Haleluya! Iyo Imana ivuze byose biremera, iyo Imana iburanye ntawe utsindwa, kuko ariyo iba yakuburaniye. Hagararamo neza, ngo umva yewe urengana, umva yewe uri mu kibazo, Imana ije kukurenganura. Umva yewe urwaye, Imana ije kugukura muri ubwo burwayi umaranye igihe kinini. Imana yarabibonye, yabonye ukurira kwawe, yabonye amarira yawe. Nicyo gituma Imana ihagurutse, nicyo gituma Imana ije kukugirira neza, nicyo gituma Imana ije kukurengera. Ngo barangiza bakakubwira ngo rambarara tukugende hejuru, ariko ngo icyo gikombe cy'ibidandabiranya Imana yaciye agasuzuguro, ngo ntabwo uzongera kukinyweraho ukundi. Ngo ntabwo uzongera kunywera ku gikombe cy'ibibazo, ntabwo uzongera kunywera ku gikombe cy'ibigeragezo. Imana ije kukugirira neza nshuti yanjye, ntabwo uzongera kunywera ku gikombe cy'uburwayi. Ikiza, Imana ije kugutabara. Icyo gikombe wari umazeho igihe kirekire, icyo gikombe wari umaze igihe kirekire ukinyweraho, igikombe cy'ibigeragezo, igikombe cy'abakurwanya, icyo gikombe Imana irarahiye ngo ntabwo uzongera kukinyweraho. Imana ishimwe, Imana irarebye ibona ko warenganye, Imana irarebye ibona ko byakubabaje. Niyo mpamvu ivuze ngo icyo gikombe irirahiriye Imana yacu ngo ntabwo uzongera kukinyweraho. Ngo abantu bakakubwira ngo rambarara tukugende hejuru. Imana ihabwa icyubahiro, abantu bakishimira ibibazo byawe, abantu bakishimira ingorane zawe, abantu bakishimira kurenganwa kwawe, ariko Imana irabyanze. Imana ntizemera bakugenda hejuru, Imana ntabwo izemera bagusuzugura, kuko Imana yahaze agasuzuguro bagusuzuguye, Imana yahaze ibirego bakureze by'ibinyoma. Imana ishimwe cyane, Imana ikugirire neza. Isanje kukubwira ngo ku Imana Irahari TV wemerere Imana, wumva utuje mu mutima wawe, ubwoba wari ufite nibuhagarare, kuko Imana yabonye kurengana kwawe. Imana ije kukurenganura, Imana ije kukugirira neza. Imana yakwatse igikombe cy'ibibazo, Imana yakwatse igikombe cy'uburwayi, Imana yakuyeho igisuzuguriro. Zonegere botaya siremeniyanse. Imana irakurenganuye, Imana ikugiriye neza, Imana ikugarutseho, Imana iraje kukwiyereka. Humura wowe wari ucitse intege, humura wowe wari ufite umubabaro, nyamara wari uzi ko Uwiteka atawubonye, ariko aje kugutangariza aya magambo. Arakubwiye ngo uwo mubabaro yarabiwubonye, arakubwiye ngo yewe uko kurenganwa yarakubonye. Niyo mpamvu ivuganye nawe ngo ikwatse igikombe cy'ibidandabiranya, igikombe cy'ibidandabiranya. Umazeho iminsi wa mukobwa we, baza bagutereta, ejo ubukwe bupfa, ejo ubukwe bupfa. Icyo gikombe cy'ibidandabiranya Imana yarakibonye, niyo mpamvu ikikwambuye, niyo mpamvu ikikwatse, igishyize ngo mu biganza by'abakurenganya. Haleluya! Imana ishimwe. Hari igihe abantu bajya bakwishima hejuru kubw'ibibazo wagize, bakavuga ngo none harapfuye, noneho biriya bibazo biramwishe, noneho ziriya ntambara arazihungira hehe? Ariko Imana ikakugarukaho, ngo bya bibazo Imana ikabiterura ikabishyira kuri ba bandi
bakurenganyaga ikabishyira kuri ba bandi bakurwanyaga. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Imana yarabibonye, bishimiye ibyago byawe, bishimiye agahinda kawe, ariko Imana ngo irabifashe, cya gikombe irakikwatse. Ya magambo bakuvugaga Imana yatesheje agaciro. Imana ishimwe cyane, bwa burwayi wari umaranye igihe kirekire Imana ibitesheje agaciro, ngo Imana irabifashe, ngo ibishyize mu biganza ngo by'abakurenganya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Hari igihe abantu bajya bategereza inkuru mbi kuri wowe. Amen. Imana ishimwe. Iri jambo ndumva rimfashije. Hari igihe abantu bajya bategereza inkuru mbi kuri wowe. Hari igihe abantu bajya bategereza ko babwira ngo nasebye, ariko Imana igaseruka nk'Imana. Bya bindi bari bategereje bakabitegereza bakabibura, ahubwo bakumva inkuru nziza kuri wowe, bakumva amatangazo meza. Bari bamanitse amabi, hari Imana mu ijuru, hari Imana ngo umva yewe urengana, umva yewe urengana, ngo ugasinda, ngo utanyoye vino, umva uko Uwiteka avuze. Imana irahagurutse, Imana ije kukugirira neza, Imana ije kukurengera, Imana ije kugutabara. Imana hari ibintu ikoze, hari ibintu ikoze, hari amatangazo Imana imanuye. Imana irakurenganuye. Imana ishimwe. Hagarara mu kazi nubwo uri kugahuramo n'intambara, nubwo uri kubona ko bikomeye. Hari abari kukurenganya, hari abari kukugambanira, hari abari kukugerekaho ibyaha utakoze, ariko Imana muri ako kazi kuko ariyo yakaguhaye iragushyigikiye. Hagarara, Imana ije kukurenganura. Imana ije kukurenganura, Imana ije kukugirira neza. Hagarara ukomere, hagarara ushikame, Imana ije kukugirira neza. Muri ubwo bucuruzi uracuruza, ishyari rigahaguruka, yewe bakajya no kurogesha ngo ntihazagire ikintu ugeraho, ngo ntihazagire intambwe utera, ariko Imana ije kuguteza intambwe. Muri ubwo bucuruzi bwawe nubwo bahora baguteza inyatsi, ariko Imana iraje, ibabonye kurengana kwawe, kuko ubwo bucuruzi niyo yabiguhaye. Imana ije kukugirira neza, Imana ije kugushyigikira. Hagarara komere. Mu ijuru hari Imana ishoboye byose, mu ijuru hari Imana igihindura ibyanze guhinduka. Haleluya, haleluya. Mu ijuru hari Imana igikora ibyananiranye. Mu ijuru hari Imana yacu ireba mu mutima, yaritegereje ibona umutima wawe warababaye, ibona umutima wawe wararenganye. Wa musore wibona umutima wawe wuzuye ibikomere, ariko humura, Imana ije kukurenganura, Imana ije kukugirira neza. Iravuze ngo ikwatse igikombe cy'ibidandabiranya, iravuze ngo iragifashe igishyize mu biganza by'abakurenganyaga, barangiza bakavuga ngo rambarara, ngo tukugende hejuru. Imana yanze ko bakomeza kukugenda hejuru. Imana ikugirire neza, kandi Imana ikugarukeho, kandi Imana iri kuvugana nanjye ngo nutuze. Nje kukubwira aya magambo, nje kukubwira iri jambo ry'Imana, ndi kukubwira ngo tuza, ni kukubwira ngo humura. Mu ijuru hari Imana igiduhumuriza, mu ijuru hari Imana igidutabara, mu ijuru hari Imana igiturenganura twari turenganye. Haleluya, haleluya. Mu ijuru hari Imana ishoboye byose, mu ijuru hari Imana igirwana intambara kandi ikazitsinda. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo birego bakurega, izo ntambara baguteza, ndagira ngo nkubwire aya masaha ngo Imana izihinduye imfabusa. Ibyo birego, izo nzandiko bakureze banditse bakurega, Imana ibihinduye imfabusa. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Nagira ngo nkubwire ngo komera, kuko Imana mbonye igaruka ku bantu bayo. Mbonye Imana igaruka ku bantu bayo. Mbonye Imana irenganura abakobwa, mbonye Imana irenganura abasore,
mbonye imana irenganura abagabo barenganye, mbonye imana irenganura zonegere botayasire, ababyeyi barenganye mu rugo rwawe urangwa ukangwa kuko wageze muri urwo rugo bakavuga ngo ntibagushaka bakaguhimbira ibinyoma, ariko Uwiteka mbonye imana ikurenganura wa mubyeyi we, mbonye imana ikugarukaho, mbonye imana ihindura amateka. Ukomere rero, mu ijuru hari imana ishoboye byose. Muririmbyi yaravuze ngo isi nibwo yavaho ijuru rikavaho, ngo ariko uwizera wese ngo azabona ayo masezerano. Uwizera azabona amasezerano y'Imana. Icyo Imana yavuganye nawe ntawe ugomba kugihindura, nubwo bagihiga bakakirwanya, ariko nuhumure, mu ijuru hari imana ije kukurenganura. Mu ijuru hari imana ije kongera irakuzamuye, irongeye igushyizeho igikundiro, irongeye igushyizeho igitinyiro cyayo, kuko ariyo ivuga, kuko ariyo yabonye ko warenganye. Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha. Numvaga ari iryo jambo tugomba kuganiraho, Mwuka yari yantegetse kuribabwira. Rero Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Murakoze, Yesu abaha umugisha cyane. Reka dusenge Imana. Imana ibagirire neza kandi Imana ibishimire. Imana ibaremera amashimwe, yaba mu byo mukora, yaba mu ngo zanyu, yaba mu miryango yanyu. Imana ibaremera amashimwe, ibagaruke, ibarenganure, kuko ariyo ibivuze. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana itajya kuboneka, uri Imana ibera hose icyarimwe. Turagushimye byiza, turagushimye Uwiteka, kuje komora imitima y'abantu benshi bari barakomeretse, kuje kurenganura bari bararenganye. Izina ryawe Kristo nirihabwe icyubahiro. Ndagushimye, ngaho nubaremera amashimwe, bakubona uko bwije nuko bukeye. Ubaremera amashimwe, ubagirire neza. Mana, iri jambo unyemerera urireba wese abona umugisha wawe, kandi byamuburanyaga n'ibyamurenganyaga bikurweho. Urakoze kubyumvise, senze nizeye ko wiyubahishije, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amena, amena. Urakoze cyane. Imana yo mu ijuru idukure igikombe cy'ibidandabiranya mu biganza byacu. Umuntu yakwifuza ko musengana, umuntu yakwifuza kukugisha inama mu buryo butandukanye, yakubonera hehe? Watanga nimero yawe ya telefone kugira ngo wagukenera abe yakwandikira cyangwa akaguhamagara. Murakoze cyane. Nomero yanjye ya telefone kuba kwifuza kumvugisha ni 078 31 92 655. Imana ibaha umugisha cyane. Urakoze cyane.